rukundo mawe vayo nguhe byose ngira nkubwire disi ubyine ubyine nange mbyine tujyane disi wanyu dutahe disi wange hayuwe no jay mutima mutima wanje nzozi zose zanje asweya sinicuza ndaje nkuhe byose nkubwire disundebe utuze buke mawe nkubwire ibihozo baby oh no yeah. Mbanje kugusuza rero wowe utahwema kutwereka ko dukurikiye kuri Tambuka TV nk'ibisanzwe rero murabizi tugenda twakira abanyempano bagiye batandukanye ariko hari haciye iminsi tutabagezaho ibiganiro bitandukanye ariko uyu munsi twagarutse turi kumwe rero n'umujeni udasanzwe nta kindi rero tugamije twumve impano abana b'abanyarwanda bafite kandi niba amushyigikiye uraza gukanda kuri comment kuri Tambuka TV kugira ngo utwereke ko tubana nawe umunsi kundi. Amakuru ni meza cyane. Ndabona umeze neza cyane. Nguru umuhanzi. Ndi umuhanzi ndaririmba cyane nkuko bisanzwe. Okay, watangira wibwira abagukurikiye kuri Tambuka TV? Amazina yanjye nitwa Iraben, nkaba ndi umuhanzi cyane nkuko ngenda mbikora sibyo ku mashuri ndetse no mu marushanwa agiye atandukanye. Aha, no mu marushanwa atandukanye wagiye yakora ariko utubwiye amazina yawe ndagira ngo dufashe tubwire izina ry'ubuhanzi. Izina ry'ubuhanzi nkuko nabivuze ni Iraben. Iraben rero aracyari umujeni ndabona ugifite imyaka aracyafite ya myaka yabaje ni ya myaka umuntu ashobora gukora ibintu byinshi bitandukanye ashobora no kugera ku bintu abikomeye cyane. Umaze rero igihe kingana iki uri kugerageza umuziki? Urebye nk'igihe maze kumara ndakeka ari nk'umwaka umwe. Umwaka umwe ni ibiki wakoze muri uwo mwaka bijyanye n'umuziki wawe ku buryo n'abantu bashobora guhita bakumva ko nibura hari ahantu bakoze kuko iki kiganiro dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye? Umwaka umwe nkuko nabivuze maze kugenda nanyuze mu marushanwa menshi. Usibye rimwe ryarabaye ryaje hano muri Kayonza biza gupfa sibigeze bavuga abantu batsinzwe. Irindi rije ryo tuza kugira ikibazo nk'abanyeshuri kuko bavugaga yuko nyine bitemewe ko abanyeshuri bari bwitabire bigo baye bakora bashakaga abantu batiga. Batiga mwebwe se kuki batemeye ko mujya mu marushanwa? Ntago tuzi impamvu neza, ntago tubizi. Ntago babye. Ni bande bari bateguye mu marushanwa? Nje mu rwego rw'igihugu nkuko nabibonye harimo nk'abastari tuzi baye Aline Sano n'abandi Riderman, Rumaga n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ubwo anamaze kubyumva no kuvuga ngo cyakigamijwe no kugira ngo mutirundurira mu muziki mutibagirwa ibijyanye no kwiga. Wapi ngiye bitewe nkuko nabibonye ndabagira ngo kuko buri mu ishuri batagukuramo cyangwa gube wacikanwa n'amasomo y'ejo hazaza kandi nanone kugiye bagufashe byabagora uri mu ishuri. Niyo mpamvu. None se ubundi usanzwe ukunda umuziki cyangwa ni bya bindi byo kubona abandi bawuririmba ariko atari impano yawe nawe kumva wakora umuziki ariko mu by'ukuri atari impano ufite muri wowe? Umuziki wo usibye kuba ngukunda wenda ari ibintu nge nkunda numva ko hari ikintu nzi kandi uko nzagenda ngora kizajya kiyongera ndetse Imana irakura iyo ushatse kikura. Irakura. Reka nkubaze ikibazo. Akenshi mbona muri iki gihe leta yaragiye ikora ibintu byiza kandi bitandukanye. Niba ukunda umuziki kajya kuwiga, niba ukunda ibintu bitandukanye ibyo bintu ukagenda ukaba professional muri ibyo bintu,
aho kuki wowe ukomeresha amasomo asanzwe ntuhite uvuga ngo ngiye ku Nyundo kujya kwiga umuziki? ibyo aba ari imbogamizi nyinshi bitewe wenda nk'icyambere muri iki gihe hari kubura amafaranga kuko urasanga ibintu by'imyidagaduro kujya kubyiga biratwara amafaranga menshi kurusha ano masomo ari ya REB yo muri leta. Okay, ndagira ngo rero muri uyu mwanya batangiye twibwira, atangiye wenda uca mu ncamake byaranze mu gihe kingana n'umwaka mu muziki, ariko noneho ndagira ngo utangire uduhe twinjizemo n'abantu bamenye ko ari umuhanzi, dukubite vasi imwe cyangwa ebyiri n'abantu bamenye ko umuhanzi yahageze hano kuri Tambuka TV. Erega hari abantu bagukurikiye hano, hari abantu badukurikiye bari Uganda, muri ibihugu bigize biri muri East Africa Community, hari n'abandi bari za Amerika n'ahandi ku migabane itandukanye, ariko bakeneye kumenya ko wahageze. Rero atangira ubinjizamo neza cyane nta kibazo. Yeah, yo, 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 burya urukundo mama, yo, yeah, nirwo rutuma tunezererwa yowe, kandi aya mahoro niyatuma twishima cyane, yeye umeze urukundo rwawe nkatuza nkareba wewe, gusa no, burya urukundo yiwoma rutuma numva nyuzwe, rutuma mvuga ibyiza, rutuma mwuha byose, kandi umutima yiwoma utuma nseka buke, utuma nshima ibyawe, no rukundo mawe vayo nguhe byose ngira, nkubwire disi ubyine nange mbyine, tujyane disi wanyu dutahe disi wange, hayuwe no jay, mutima wanje nzozi zose zanje, asweya sinicuza, ndaje nkuhe byose, nkubwire disi undebe, utuze buke mawe, nkubwire ibihozo baby, oh no yeah. urimo neza ni ukugerageza cyane tuzagenda dukora ibirenze cyane nitujya tubona ubufasha n'amasomo menshi atandukanye. iyi ndirimbo iri audio cyangwa ifite n'amashusho? Iyi ndirimbo iri mu buryo bwo gukorwa cyane nk'uko turi kwikora, n'uko wenda amafaranga ari kugenda b'ikibazo. Twagezeyo urumva bari n'ubwa mbere, umuproducer atangira kujya adufasha cyane, kujya biriye ugeze muri studio uhuramo n'ibintu byinshi, kubanza kukwigisha kujya muri beat neza, ntago ari nk'ibintu by'imikino nk'uko tubona hanze, wenda nkanjye nko ku bigo ndaperforminga baranzi nkora ibintu byinshi nyine. Nagezeyo ntangira kubona amasomo menshi bitewe n'umuntu uri kunkorera, anyigisha kuba nakagitinga munuza muri beat neza, nibyo ndimo nyine iri gukorwa muri iyi minsi, wenda iraza kubiri hanze. Abakunzi bawe iyo ndirimbo nukira hanze bayishakira hehe? Nk'uko nabivuze amazina yanjye ni Ira Ben. Ira Ben n'ubundi bamaze kukumvira, umaze no kubatama vasi. None se indirimbo murashaka kuzikurikirana hatandukanye, ese ugira channel ku buryo umuntu yashakira iyo ndirimbo? Channel yari iriho wenda niyo twashyiragaho ibindi bintu wenda nk'amakomedi nk'ibindi, ariko hari igiye gukorwa muri iyi minsi gucreating. Okay, ikindi kibazo nakubaza, umaze mu gihe kingana n'umwaka uri mu muziki, ese ni bande bahanzi uyu munsi ushobora kwigiraho
nibura ukuraho icyitegererezo? njyewe bitewe nk'uko nagiye mbikubwira, wenda nakuze nkunda nk'abahanzi barimo The Ben, Christopher, Meddy, cyane nk'abo ngabo cyane nibo nshobora kuba nafatiraho icyitegererezo. Okay, muri abo bahanzi rero uvuze harimo na Meddy wenda n'abandi ukunda cyane, nibura nk'umuhanzi umwe hari ugerageza nibura ko wasa nk'aho wigana mu njyana akora, ku buryo ubu ngubu ushobora nko kuturirimbira nibura indirimbo imwe y'uwo muhanzi muri aka kanya? biragoye cyane. Reka rero urabona ko muri size za Tambuka TV turi kugenda twakira n'abandi bahanzi, nyirango Sky nubwo tutaramwakirana ko ari kamera wamaze kumubona. Namubonye cyane. Sky ni iki wamwigiraho? ni umuntu wenda uri kugenda azamuka neza, akora ibikorwa byiza, benshi bamaze kumumenya cyane, ni ukumuha kuraje agakomeza uruganda rw'umuziki. Muri uruganda rw'umuziki. Sky rero twagusubuje nubwo uri inyuma ya kamera. Sky ngira ngo Sky karibu karibu kuri Tambuka TV, cyane ko Sky Dira amaze gushyira hanze indirimbo nyinshi, hari n'indirimbo ari hafi gushyira hanze, ndetse mfite icyizere ko ari indirimbo ishobora kuzazamuka cyane. Rero ntabwo turi butinde kuri Sky, ahubwo reka dukomeze tugaruke ku muziki wawe ukora. Ni izihe ntumbero ufite? Bitewe nk'uko nakubwiye nyine, nakuze nkunda umuziki muri nge, wenda nubwo naririmbaga muri korali gake gake uko dukura ababyeyi batujyana gusenga, njyewe numva yuko nshobora kubona amahirwe uko azagenda aza n'umugisha nawuteza imbere, ndetse no mu bindi bihugu uko nagenda mbona icyizere cy'abantu bo kunshyigikira. Irani, ibintu mukora mwese usanga urubyiruko muri iyi minsi ni byiza cyane, turabikunze, muri gukora umuziki kandi ni nabyo dushaka. Abanyarwanda dushaka ibyishimo, dushaka abajeni ko muva ku rwego rumwe mukajya ku rundi. Ariko ikintu ntekereza, mwese muraririmba, ngira ngo dusuje na Sky nawe ni umuhanzi ukomeye kandi uri kugenda ashyigikira n'abana bamuri inyuma, kuko niwe muntu twagiye tuganira kenshi akansaba ko nakomeza gukurikirana izi mpano mufite nk'urubyiruko kugira ngo bagerageze kubumva. Turi no gutegura amarushanwa azajya atambuka kuri Tambuka TV kugira ngo nibura turebe, hari na gahunda twihaye ko nibura umuntu ashobora kugira gutya haramutse habonetse ubushobozi, nibura wa muntu uri kwitwaza ngo nabuze n'uburyo nkora niyo audio bikaba byagerwaho. Ariko nuwe mwihariko ufite, nuwe mwihariko ufite mu muziki wawe, ku buryo nibura abantu bakwitezeho iki, ni iki ufite kidasanzwe kuvuga ngo ndi gukora umuziki ariko hari ikintu muri njyewe mfite, hari ikintu muri njyewe mfite, ku buryo umuntu uzajya ubona umuziki wanjye azajya abona ko mfite umuziki koko. Wenda icyo cya mbere ndi buze kuvugaho cya mbere na mbere, umwihariko mfite ni uko indirimbo zanjye wenda zirimo amagambo yumvikana cyane, nk'uko byahoze kera baririmba indirimbo zirimo amagambo wenda y'urukundo yumvikana, arimo cyane. Ibyo ni ibintu nzi wenda kuba nabyandika, si kimwe wenda kuba navuga wenda ntago ari uko wenda nkunda kujya mu nkundo cyane, ariko nyine ayo magambo yarimo bayumva meza aryoheye amatwi. Ikindi ni uko nafite gucika intege, byaba bigoye nzagerageza nshyireho imbaraga zanjye. Kugeza ubu ngubu ufite wenda nk'indirimbo zingahe? Indirimbo zimaze kuba enye, imwe muri yo ari yo iri gukorwa. Nk'abanyarwanda bagukurikiye, abakunzi batambuka bagukurikiye, n'icyo wabasaba? Nabasaba icyo cya mbere kudushyigikira, ndetse hari n'abandi benshi bari gukora, wenda nk'uwabashije kugeraho kuba yasohora ikintu niyo cyaba kitari cyiza nk'uko babishaka, ahubwo bakamwimuha
uko babishaka bamwandikira nyine bakagerageza kuba yakora ibintu byiza bibanyuze ariko batese bamuca intege cyane. uyubona kenshi umuntu akaririmba bakamuca intege, ariko burya nkeka ko umuntu wa mbere ukwiriye kwica intege ni umutimanama. Buriya iyo ufite imbaraga mu bintu ubikunda ndetse nawe ugerageza kwiha icyizere, kandi burya ibyanga bikunda iyo ukoze cyane abantu baragushyigikira. Ariko ubundi icyo nabanza kuvuga muri aba bahanzi bose ndadufatiraho urugero n'abakuru barimo n'abagiye bagafata bose siko bagiye mu muziki gohete bakora ibintu byiza bifatika, ahubwo uko umazemo igihe ugenda ubona n'icyo cyaguteza imbere ari nako wunguka ubumenyi ugenda ukora ikintu cyiza. Rero iyo uri wa muntu ufite nk'impano muri wowe cyangwa unayikunda icyo bita vocation, ugenda uyikuza ahubwo ukirinda ayo magambo ukagenda witeza imbere, kandi inyuma yaho bagiye bakabikunda cyane. Akirani reka twiganirire, buriya ubona hari abana bagize gutya baravuga ngo dukunda umuziki ariko tugiye kuwiga, ari abiga umuziki bakawiga ku Nyundo n'ahandi. Ubona n'umuntu ukunda umuziki atarabyize akumva arabikunze akabikora, itandukaniro ririmo n'iriya. Umuntu ukunda umuziki atarawize n'umuntu wagiye kuwiga, akenshi umuntu ugiye kuwiga hari igihe ajyayo ari mu buryo bwo gushaka amafaranga, kwiteza imbere kuri we. Nubwo n'ababa bawukunda batarawize nabo baba bakeneyemo amafaranga, ariko akenshi baba bafitemo impano ibarimo, hamwe bahatana kugeza ku munota wa nyuma impano yabo isohotse. Cyane nk'uko abagiye kuwiga rimwe na rimwe nubwo iyo bagezemo bakabona amafaranga adafatika ayo bifuzaga bawureka, ariko ndakeka ku muntu ufite impano ye akomeza akagerageza ntagapfa kuwureka. Ku buryo nibura uvuga ngo kuba umuntu atakiga umuziki ashobora kuwukora akagera kure. Yagera kure iyo afite impano yumva ayifite kandi afite icyizere, atacibwa intege na buri wese, we akareba imbere ye sare biri kumubaha aka kanya, kuko ushobora gukora aka kanya wenda ukabura n'amafaranga cyangwa ukabura n'ikindi, ariko ejo hazaza ukabikora neza bitewe n'uko waharaniye kubigeraho. Irani rero nakwishimiye cyane kubana natwe kuri Tambuka TV, ariko se nkawe urabona umuziki w'u Rwanda uri ku kihe kigero, uri kuyihe level iyo ugereranyije n'ibindi bihugu bidukikije? Dushyize muri aka kanya aho umaze kugera kure cyane, nk'uko nk'abaproducer bari kuza muri iyi minsi harimo Element n'abandi bari kugenda bakreatinga nk'ibintu twita nka beat nziza ziri ku isoko cyane, ziri kuza zijya muri uyu muziki. Niba rero tutagoye Skydira, reka tumutumire hano kuri mikoro. Skydira, wamaze kugera no muri Tambuka TV kugira ngo muze mukomeze muganire, akubaza ibibazo bita ngo n'izina rye kwanza namaze kuryica, ariko reka musabe kugira ngo atambuke hano kuri mikoro. Sike nshaka ko nibura muganira mwese mukora umwuga umwe. Rero ngira ngo twatangiye tumusuhuza, amaze no kuba umusitari. Wabonye indirimbo yakoranye na Joyeuse cyane. Sky, ngwino hano rero kuri Tambuka TV uganire n'uyu muhanzi, nawe ubona ko ari kuzamuka kugira ngo agire hava ndetse agire n'ahagera. Rero turakwakire kugira ngo mukomeze muganira ku bintu bigiye bitandukanye. Murakoze cyane kabisa. Banje gusuhuza abakunzi ba Tambuka TV n'umuhungu wanyu Sky Dino Bella Fullman. Sasa ubu ngubu rero baba banunguye, ariko hano hari umujeni kabisa nabonye bakiriye kuri Tambuka TV kabisa. No mujeni numvisha baje uretse ko naje atararirimba, sinzi niba yadohaho akapera tukabanza tukamwumva fresh, none ngiye naje nka charginga nkamuhereza amanota nk'umujeni ukiri kuza kabisa. Nta kibazo, ibyo byo nibyo dukora naribi. Banza udutemo akantu k'akaverse, noneho ngiye mbanze numve wagwane
manze nanjye nguha amanota yanjye ngubwire ukuntu ndi kumva ibintu kabisa. Yo oh baby izi fera z'umuziki ziri kuna mu byaro baby, ndabona zinsaba gukora cyane, ndabona binsaba n'ibishoro kandi binsaba byinshi, kandi njyewe mfite bike burya uru ruganda si urwino bizansaba byinshi nzabikora, nzaharanira kugera niyo no kure burya disi uharaniye byinshi ubigeraho, kandi mama byose disi tuzabikoraho no, uza nkubita pase nza gukora byinshi nzabahereza byose nagize, nzabakoma disi mo mbebe hano, umpaye urukundo no muri iyi ewana muramwumva kabisa. So sasa ngiye rero feedback yanjye naguha icyambere keep up ya ndumva lyrics ntacyo zitwaye, wenda ikintu kiburana no kuzidevelopa fresh ku buryo nyine zajya muri melody nziza bitewe n'umuziki urangaha uri gucuruza cyane. Ariko ikintu nakubwira kabisa, urabizi keep up kabisa, ibyiza biri imbere, wowe komeza ukore. Sasa se hari indirimbo ufite hanze abantu bareba bakabanza bakareba ukuntu zimeze? Imwe namubwiye iri gukorwa n'igiye kujya hanze. Niyo ndirimbo ya mbere ushaka gusura? Ntago nta nimwe urasura. Hari platform ufite se abantu bashobora kuba bagushaka mu gihe utarasohora indirimbo, wenda bakabanza bakajyaho bagakora bagacekinga, ukazayisora wenda bamaze kujyaho bakoze subscribe, wenda niba ari nko kuri YouTube channel yawe cyangwa kuri Instagram babanje no kugufollowing? Nk'uko nabivuze ni Ila Ben. Abakunzi batambuka TV kabisa bajyeho bakore subscribe mu gihe indirimbo yawe itarasohoka, wenda izajya gusohoka baba ari abambere nyine bazayireba, bazagirirwa amahirwe yo kuyireba. N'abantu bashaka kugufasha, muziki ubugoye kabisa. Muri iyi minsi umuziki urahenze bya hatari, indirimbo irahenze, audio video biba bihenze. Hari nk'umuntu wagufasha, ushobora kuba watanga na nimero yawe, hari nk'umuntu ushaka kuba yagusapotinga akaba yaguhamagara, akaba yaguha support yose buri ibikenewe, umuntu yaguha support. Hari n'ukuntu umuntu aba afite nka support ya location, akaba yakubwira ati ndaguha location, kuko muri video baba bakenewemo utuntu twinshi kabisa. Ushobora kuba watanga nka contact zawe, and then abantu bakazareba, ushaka kugusapotinga kabisa akazaca kuri izo namba akagufasha kabisa. Nk'uko bimeze, nimero zanjye ni 079 80 18 963. Wazumvishe kabisa. Sasa ngiye ikibazo wenda nakubaza, ko n'ubundi nanjye sinari nzi ko ndi bukubaze nubwo birangiye njemo. Ikintu nakubaza, audio wayikoreye hehe? Video ninde uzayikora? Ko buriya nabyo ibyo bintu birakonta. Audio iri kutangiye gukorerwa kwa Titi uwo mutiti kabisa. Nizere kabasha. Ikindi ngiye nyuma y'ikiganiro umuhire turaciringa birambuye kabisa. Nanjye ntabwo nabura support naguha, like kuguhuza n'abanyamakuru, ama TV, ama radio station, as long as wakoze indirimbo nziza tuba tugomba kuyigezayo kabisa. Yamare rero reka musubize François, mukomeze muganire, ciringe fresh ewana, kandi keep up ibyiza biri imbere byatari kabisa cyane. Urakoze. Rero Skydira urakoze cyane. Skydino we abundi wowe iryo zina
twagiye tuganira kenshi ariko ntubwire iryo zina naho warikuye. So rero nk'uko abikubwiye ngira ngo buriya kugira ngo umuntu azamuke muri ibi bintu by'ubuhanzi bisaba kugenda n'ubundi uganira n'abahanzi bagiye batandukanye, ariko ko mbona udafite courage yo ni nyinshi nta kibazo. ubu ushobora kujya mu gitaramo ku buryo nibura abantu uzamura amarangamutima yabo cyane cyane. nibura se wenda tuvuge ugiye mu gitaramo runaka baragutumiye, nihe ndirimbo udashobora kuva mu kirori utaririmbye? nibura ikirori bashobora kukwakiramo ukabona ngo iyi ndirimbo ngomba kuyiririmba ukunda cyane? Zose ko nzikunda. Zose razikunda. Okay, zose byumvikane ko ikuje mu mutwe niyo ihita uririmba. Ikintu nagukundiye rero nakunze ko utagiye gufata indirimbo z'abandi bahanzi. Henda hari umuntu ushobora kuba nakubajije soko utazi ko waririmba indirimbo ya Meddy cyangwa se indirimbo y'undi muhanzi, ahubwo nabonye akenshi hari usanga nk'abahanzi bibanda kumenya indirimbo z'abandi, ariko izabo ugasanga ntabwo babasha kuziha umwanya. Ariko nabonye barahaye indirimbo zawe umwanya kurenza ko waha umwanya indirimbo z'abandi bahanzi. Icyo kintu nakigukundiye. Watubwiye ko nibura muri iyi minsi ya vuba uri budukubitemo audio yo iraza kwita isohoka. Iraza kwita isohoka. Gusa icyo nakubwira ni courage sibyo? Courage ariko wamwita cyane, dore na wa mwana amushaka kamwitabe nari. Mwibwira kuri mu kiganiro kuri Tambuka TV. Ndi muri cya kiganiro naribi. Naribi turaje tukure tugufate naribi. Nta kibazo. Naribi. Okay, sawa rero turi kumwe. Rero niki wasoza ubwira abakunzi batambuka TV? Nasoza mbasaba kudushyigikira cyane nk'uko turi kuzamuka, turi kugenda dukora uyu muziki, dukeneye imbaraga zabo kudushyigikira, ndetse tukagenda dukora ibintu byiza uko tujya tuzamuka dukora ibirenzeho. Bakabaha courage. Mu rugo ababyeyi barabona bagushyigikiye bakunda umuziki urimo, kuko hari n'igihe n'ababyeyi ushaka gukora ibintu ariko babona ko ari nk'uburara utangiye. Ntago byabura ibyo ngibyo byo barabivuga, ariko wenda uko umuntu agenda akora abona akunda ikintu agikora, bagenda babyiyumvisha babyumva. Nanone imyitwarire ikagerageza ko itandukana n'ibyo batekereza. Rero ndagushimiye cyane, ndetse wakoze kubana natwe hano kuri Tambuka TV. Akenshi feedback turazibona iyo twakoranye ikiganiro gutya, hari abantu bishimira ibiganiro twagiye dukorana. Rero nanjye nakubwira ngo courage, uyu munsi bishobora kwanga ariko ejo bigakunda. Ndagira rero ngushimire wowe warakurikiye iki kiganiro, wakirebye uragisoza. Ndagushimiye cyane kutageze hagati ngo uhite ubireka, ugakomeza gukurikira ikiganiro cyacu kuri Tambuka TV aho ngaho wicaye, ndetse nawe uri kukireba uri mu modoka uri kwigendera, nawe uri mu kazi gatandukanye uri kumva iki kiganiro cyacu. Wakoze cyane, kandi reka nkubwire niba utarakora subscribe kugira ngo ujye kuri Tambuka TV uyikore, bizajya bigufasha gukurikiranira ibiganiro byacu dushyizeho mu sekonda. Ariko wakoze subscribe kuri Tambuka TV cyane? Ntago yabura. Urayikurikirana? Nibihe biganiro ukunda buriya cyane iyo ugeze kuri Tambuka TV? Mundi ibiganiro byo gufasha nk'abantu bakiri kuzamuka muri uwo muziki nyine mubashyigikira. Okay, wakoze cyane.